Thank you. Continue watching my video. Today we are going to discuss on a film. I think everybody know what it means film. Film is a central idea or dominant idea in the story. There is a types of film. Major film and minor film. Major film ndabizi murabizi neza cyane. Major film ni cya gitekerezo nyamukuru cyane noneho minor film ni bya bitekerezo bito bigenda bifasha cya kindi kinini kugira ngo kibashe kubakika. In this novel there is a film which call it operation. Yandikwa ni O na P ebyiri na R na E na S ebyiri na I na O na N. O na P ebyiri na R na E na S ebyiri na I na O na N. Bivuze gukandamizwa, operation. Muri rino novel rero habayemo ikandamizwa tuzi cyane ryabonetse ku birabura. Abirabura bakandamijwe n'abazungu cyane bitewe nuko abirabura nta bintu byinshi bari bemerewe gukora muri Johannesburg. Nta bintu byinshi bari bemerewe gukora. Urabizi nta mwirabura wemerewe kujya mu bucuruzi. Icyo bari bemerewe cyonyine ko ari kujya mu birombe gucukura. Nabwo mu birombe aho bacukuraga tuzi ko abazungu 100 bahembwaga amafaranga menshi kuruta ay'abirabura 1000. Bivuze ngo abirabura baravunikaga, abirabura 1000 bahembwaga amafaranga make cyane kurusha y'abazungu 100. Bivuze ngo abazungu bari barakandamije abirabura cyane, ndetse ibintu byinshi ntabwo bemerewe kubikora. Nta mwirabura wari ufite uburenganzira buhagije muri Johannesburg. Rero ino film niyo yabonetsemo hano yitwa Operation, bivuze gukandamizwa. Indi film yabonetsemo ni film bita Poverty. Iyi film nayo yabonetsemo hano cyane yabonetse ku birabura, black people. Tuzi ko aba black people ni abirabura, harimo na Zuma akiza muri Johannesburg. Yaje avuye muri North bitewe nuko yabona akazi kari gahari, aje gushaka akazi mu binombe ariko byaje no kurangira nakabonye. Ariko yaje ari umukene cyane, n'abantu bose babirabura bari abakene cyane. Twibuka ko Zuma yaje yambaye torn clothes and torn shoes. Yari yambaye inkweto zacitse, imyenda yacitse. Bivuze yuko yari umukene cyane, ndetse ikintu yari afite cyonyine kari agasakame k'abadamu mu ntoki cyonyine, icyo kintu afite cy'agaciro. Ndetse kwa Leya yari atunze abantu benshi mu rugo rwiwe b'abakene cyane. Leya nubwo yari umucuruzi w'inzoga ariko nawe ntabwo yari abyemerewe. Bivuze ngo nawe yari umukene. Rero muri ino novel habonekamo ubukene cyane. Indi film yabonetsemo ni film bita Love. Tuzi ko hagiye habonekamo abantu benshi bagiye bakundana cyane. Zuma yakundanye na Eliza, arongera akundana na Leya, urukundo rwa kivandimwe, ndetse akundana na Maize, ndetse na Leya yakundanye na Daddy akundana na Humanity. Bivuze ngo ni abantu muri rusange turigendeye nko kubirabura cyane. Nta bwoko, yari unrealistic, ntabwo yagiraga irondaruhu. Tuzi ko Zuma yakundanye na Eliza ubwo Zuma yageraga mu muryango kwa Leya, yasanzeyo Eliza ndetse aza no kumukunda. Ariko Eliza nawe yaramukunda bite, ariko ntiyemerewe kuba yagomeza gukundana bitewe nuko Eliza yakundaga abantu bafite imico nk'iy'abazungu, bazi gusoma ibitabo nk'abazungu, bambara nk'abazungu, ndetse bavuga indimi nyinshi nk'abazungu. Ndetse Zuma yaje gukundana na Leya. Leya murabizi ko Zuma akigera muri Johannesburg, Leya niwe wamwakiriye nk'inshuti, yamufata neza, aramukunda. Ariko ntabwo bakundanaga urukundo rwa kivandimwe, ntabwo ari urw'abantu bazabana. Yamufashe neza, amufasha byinshi cyane, amufasha kubona akazi mu binombe, ndetse amuhereza ibyo kurya, aho kuryama, murabizi ni byinshi. Maize ndetse na Zuma, muzi ko Maize nyuma yaho yaje gukunda Zuma, ariko Zuma we ntabwo amukundaga kuko yakundaga Eliza. Ariko nyuma yaho Zuma nawe yaje kugaruka
akunda Meyizi bitewe n'uko Eliza yakundaga yari amaze kumusiga muri Johannesburg yaragiye. Leya yakundanye na wita Daddy. Muzi ko umugabo wa Leya yari amaze gufunga bitewe n'uko yarishe umuntu wagerageje gusoma Leya. Uyu Daddy yaraje amubera nk'umugabo kugira ngo amwiteho cyane ndetse amufashe no muri bizinesi yindi y'ubucuruzi bw'inzoga yiwe, yaramufashije iraguka cyane irakomeza iragenda. Uyu Paddy nawe yakundaga abantu. Paddy humanity yakundaga abantu cyane kuko urabizi ko yaje kuba inshuti na Zuma, kandi Zuma yari umwirabura kandi Paddy we yari umuzungu. Baza kuba inshuti atagendeye ku cyo bita elastic, atagendeye ku kintu bita irondaruhu. Baba inshuti cyane, akunda abantu bose. Paddy yari umuzungu mwiza cyane utagendeye ku bintu by'uruhu. Ndakeka byari byiza cyane muri novo kubona Zuma na Paddy bagendana kandi badahuje uruhu. Indi filime yabonetsemo niyo bita Betrayal, ubugambanyi. Paddy O'Shea yakoze ubugambanyi, yagambaniye abazungu bitewe n'uko abazungu bari barafashe intego yo kuzakandamiza abirabura, ariko Paddy we yaje kubona ibyo bintu abazungu bakora ari ubukoroni ndetse cyangwa se ari ibintu bibi cyane, ariko aza kugambanira abirabura n'akagambanira abazungu, akundana n'abirabura cyangwa afasha abirabura. Wibuke ko ubwo impanuka yabagaga mu kirombe yabaye shift ya Zuma atari yo yakoze, hakoze shift ya Johannes. Shift nababwiye yuko ari groupe runaka y'abakozi ikora mu gihe runaka. Morning shift ni groupe ikora mu gitondo, night shift ni groupe ikora nijoro. Rero nuko ubwo impanuka yabaga mu kirombe nibwo Paddy yari arimo hagati mu ruziga, ariko abirabura bari ku ruhande rwo hakurya, abazungu bari ku ruhande rwo hakurya, ndetse Paddy abura amahitamo y'aho ajya. Yari inshuti na Zuma ndetse amaze iminsi amwigisha ko kuba umugabo atari ukuba uri umwirabura cyangwa uri umuzungu, ko bose bava amaraso atukura, ndetse yuko ubumuntu ari bwo bwa mbere, icyangombwa ni uko ari abantu bose. Ndetse areba ukuntu ari buze gusanga abazungu ntacyo araba yarigishije Zuma kandi yaratangiye kuba inshuti nawe, ahitamo kujyana n'abirabura, yitangira abirabura, abagambaniye abazungu. Nicyo bita Betrayal, niyo Betrayal yabonetsemo aha ngaha. Indi filime yabonetse niyo bita Exploitation bisobanuye gukoreshwa ku nyungu runaka. Hano Exploitation yabonetsemo abazungu bakoreshaga abirabura mu nyungu zabo, kuko wibuke ko abirabura nibo bacukuraga amabuye bagahembwa udufaranga twa nice nikize, ariko abazungu amabuye bakayajyana ndetse n'abazungu bakoramo aho ngaho bakahembwa umushahara munini. Bivuze ngo bakoresheje abirabura mu nyungu zabo runaka muri mines. Indi filime yabonetsemo iyo bita Aploid, ni A na P na R ngufi na T na H na E na I na D. A na P na R ngufi na T na H na E na I na D, iyo bita Aploid, yitwa ivangura mu kinyarwanda. Harimo ivangura cyane kuko ibyo byose byakorwaga aho ngaho, habamo gukoreshwa, hakazamo kugambana, hakazamo ivangura. Byose bari bagenderaga ku ruhu. Uri umuzungu, uri umwirabura. Iyo wabaga uri umwirabura ntabwo wabonaga service nziza muri Johannesburg, ariko waba uri umuzungu ukabona service iri safety ihagije cyane. Thank you for watching this video. Make sure you subscribe is a clicked. If you don't click on subscribe, click now and share this video to others and comment on this video
If you have anything that you don't explain it, you have to write on this comment. Write on comment. I will answer in the next video. Thank you. Thank you. Thank you.